niba wanyu niba umukunze wenda mwagenda mukaba hariya mu gikoni n'iyo nzu wakodeshaga niba umukunze kundusha agenda ukayirekeramo irandari ukazanure nka bimwe bya kera babarira nuko babaratera umwana wawe wakumbishe uko bagusaba imbabazi arabusaba imbabazi wabyumvise mu bantu basaga imbabazi ntabwo ndi mu bungu mugirira imbabazi nyamara uri kwite ese waciye hano neza ukigendera neza ashobora kugenda akatihura n'abasore beza manu ukazamwifuza nyuma kwa data Nonge ko ikaze bakunze ba Kigali 250 uyu munsi nanone natembereye cyane kubera abenshi mwansabye ko nazajya gusura kwa David nkamenya niba koko Zawadi ariho asigaye kuko nagiye kwa Zawadi ngiye kubabaza ngezeyo nsanga nawe uhari njya kwa Shiba ngiye kura ko yasuranye na Shiba naho nsanga nawe uhari uyu munsi rero navuze ni ko nongeye nkuru urugendo mbaririze njye kwa David mu rugo cyangwa se kwa wa musaza njye kura nimba koko wa munsi baba barajyanye mu rugo ese bajyanye mu rugo koko ariko nyuma impamvu wenda nabishizemo n'imbaraga nk'abatereka nze koko mbikore nuko kare ari umuntu twiganiriye ambwira ko yaba afite amakuru ko yaba ari hehe David yaba yagiye mu rugo ariko akaba hari utubazo runaka ariko utwo tubazo nituzi nimba ari David na papa we cyangwa ni wabo wenda bari kumubaza ese wari waragiye he wenda bari kumubaza ese ko watenda ukaba warawirukanse nyine ibintu nk'ibyo niyo mpamvu navuze ni reka nongeye nanjye mbasure wenda ningira amahirwe nka David agihari biraza kumbera byiza kuko namwe muraza kumenya byinshi ku bijyanye na David ndetse n'abariya bakobwa cyangwa se n'abariya bagore be David agiye kwigira uwa makanika abakujyanye nkuru y'abamakanika David agiye kumera nka makanika kuko reze abagore bose basigara aba David reka tugende nagutinda ngewe ndacyari Souvenir Smart Boy cyangwa se Mr Kavuyo wibuke na nkore neza bandebereho ako nakazina k'uyu mwaka buri mwaka nanye nzana ndi mazina kandi agugenda abahindurira ubuzima niba uri mu majyepfo umeze neza ushima Imana niba uri mu majyaruguru umeze neza ushima Imana aho waba uri hose muri no se cyangwa se muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda cy'amahoro ujye ushima Imana kubera ko hari benshi bifuza kumera nk'uko umeze ku cyiciro cyose waba uriho ku mafaranga yose waba ufite ku buzima bwose waba urimo hari benshi bifuza kumera nkawe ijambo rero rizima nuko ugomba gushimira Imana ari byo biruta byose mwebwe mwa celebrating iminsi mikuru bikagenda fresh nizere ko nubundi mwashimye Imana kuko hari benshi batagiye bari celebrating ikindi hari abantu badukurikiranye bibereza Bugesera bibereza Kanombe bibereza Nyamasheke Rusizi abantu badukurikirana bibereye Nyanza mu majyepfo ndetse n'abantu badukurikirana bibereye aho ngaho mu karere ka Kicukiro mwumve ko mbasuje cyane gahunda ni kujya gusura kwa David mu rugo cyangwa se kuri wa musaza tukamenya gahunda isigaye ihari cyangwa se gahunda isigaye ikurikiyeho bambwiye ko bari gutongana ndabihakana ariko nyitambuka nimba ibyo mbonye ari byo sinzi ndashishoza muri gahunda yanjye yo kugira gute yo gushishoza no kureba nkamenya ngo ese koko bari gutongana ese nimba bari no gutongana bari gupfiki ese Zawadi ibyo bizarangira gute bantu banjye ndashaka mugira inama Zawadi n'ukuri mubwire uko mubyumva mujye muri comment mu mwandikire cyangwa se nimba ari n'ushaka umuntu maho anyandikire kuri 078 92 71 685 mbibutsa nanone abantu batombishe nomero za muganga ushaka kubafasha ibibazo byo bitandukanye yaba iby'umubiri yaba iby'ubutunzi ndetse n'ibindi bibazo nimba bakwibye ushaka kugaruza ibyawe hamaganga yitwa muganga yitwa Kamegeri muganga Kamegeri ukorera ku Kanyaru aragufasha cyane ndetse no mufite ibirori ama anniversaire ama event atandukanye ushaka amashusho ushaka ibintu ushaka ama pike cyangwa se amafoto meza na hano nitwe tuyatunganya uciye kuri iyo nomero cyangwa kuri izo ubona kuri screen yawe zose baragufasha neza cyane reka dukomeze rero tumenye ibigenda biba kuri famille ya
David ndetse na Zawadi. Ndabizi ko mwese mama yitegereje muri benshi, ndabizi ko bamufite amatsiko menshi. Kwa David baturanye n'imbwa, abaturanyi bari kunse, uranseka kuko nikanze imbwa, niko mama uranseka kuko nikanze imbwa. Niwo muri karitsiye. Bakunzi ba Kigali tufite rero nge namaze ko nabaza wadantu baherereye, yatse nimba narebye neza nabonyemo umuntu meze nka wa musaza, ahubwo icyo nari kumenya, ndashaka kumenya nimba David arimo. Kamerama wowe yishinyuma aho ngaho inyuma y'icyo giti, untereye ijisho urebe, undebere umbwire nimba ubona uko wafata sinzi. Ariko ndi kubona baganira utuntu, nyuma mugomba kugira gute ndabagwaho igitumo. Murabizi ko ngemba nkora za gitumo, nihuta cyane. Twagiye kamerama tuguruke sasa rero tugenda ndagenda nayihishe imana ntabwo bari bumenye aho biva nabi byari ngomba kugira gutera abamwiriwe neza ko mbona mukwita inzugi, ko mbona mukwita inzugi bimeze bite zawa? Ibyanyu bimeze bite amaye papa? Kaniyesorize mu papa. Muraho neza. Kuri hano se papa? Ndahangaha. Hano ni hiwawe? Aha ni hiwanjye. Uyu ufite igipangu muri no mujyi wa Kigali. Bonye arimo n'insina. Undi abantu bakuru ikintu kibaranga ntajya buramo utuntu tw'utubuto. Ntabwo twabura. Hanyuma se ko mbasanze hano hanze muri musanga aho mutongana byagenze gute none? Ubwo niyabwiraga uyu muhungu wanjye ko nari naramubuze, kandi uyu mukobwa yakundaga akaba yari yaramuteye inda, noneho inda yababanaga iza kumwirukana. Inda baravuga Shiba. Ubita Shiba, inda bita Shiba. Cyagiye twari kumwe, yibuka neza ko mwasohotse mubivuga ko mugiye, ahubwo amatsiko abantu bafite ndetse nanjye muri rusange. No Zawadi wamujyanye wawe? Umwana namuzanye mu rugo rwose, mvuga ntireka ntegereze. Umukobwa nk'uyu mu rugo utabimbwiye gute? Ufata ibintu bigenda mu muhanda avuga ngo nateye inda, ngo icyemeza ko ari yanjye niki? Uyu mwana ukuntu yagukundaga n'ukuntu yagusuraga. Saza mwagiye nanjye mpamya ntashidikanya. Uri kubwira papa ngo ajye shishoza, uramuruta umurusha ubwenge. Genda kubaha, ariko urabizi warambyaye, urandera ndakura nijyana i Kigali utabizi urumva, ariko nukajye gushinga abakobwa abanyamugi. Umva mwana wanjye, nukuri uyu mwana ukuntu anyubaha, akubaha na nyoko. Atakubaha se nafite inda y'abandi nyine ntiyaza kwegeka mu rugo. None kubwiye abandi nawe uzi ko ari byo mwakoze. Muri kizuka mwakundanaga n'uburyo yagusuraga. Yenda mpamya ko ari yawe, ahubwo abasaza b'iyi minsi vie twumvikane wamuha imbabazi. None se nge ndi kwibaza impamvu muri hanze gipangu. Vie nigeze nkwamagara kugira ngo njye mugeze hanze gute? Uramuzi uyu nguyu kugera hanze. Uyu mwana amusanze hano, ari hano mu none ngo ntashaka kubana nawe, ngo nagende amwirukana. Nagende nawe nkaba musaba imbabazi rero, ntinakunda uyu mwana barakundanye n'ubundi, kuko niyo nda niba yaranayimuteye, mureke atubyarire umwuzukuru uzikuru umwana wanjye w'umuhererezi. Nzagende mbonye akuzukuru kanjye kakuvukaho wa mwana. Muze tubwiye ko ari we manze nkubaza, wowe ukoresheje ijisho ryawe uyu muntu aratwite? Yaratwite. Zawadi yabeshe. Ese kibazo abakubwa b'abanyamugi ntabagaze baba. Ikibazo David, reka tuganire gato. Ikibazo ufite nuko adatwite cyangwa nuko atwite inditari yawe? Niyo yabatwite si yaba ari yanjye. None se bari yawe nkurikije uko Zawadi ko mwagiranaga n'uburyo yagusuragamo. Ko mwagiranaga ibibazo. Wari waramubonye za kunsura wo? Yigeze kuza inshuro zirenga. Wasanze yishajije muri ghetto yanjye, bisajije uhita ufatira urabyemera ngo yaransuraga. Nukuri rwose. Yakenda kubaha ariko gakigenda gake. Umwana yubaha sebukwe, yakubaha nyirabukwe. Byamucanze hanze nyine muri Kigali, byamucanze. Ese wari umaze iminsi ubahe David, ko abantu barakubuze Shiba inzu yawe yayigabije, ubundi umaze iminsi uri? Mani maze iminsi nagiye mu kazi. Nese ko cyagiye wirukanse ujya? Abona ngo biranda ebyiri wazicikaho za. Ndayebye se nazajye ni indaya kandi. Ndaya umuntu wese ugushyira umwana utari uwawe, urumva? Shiba subizi ko ari indaya se? Shiba wenda biza, ariko n'umwana we ntabwo ari indaya.
ndabizi ko ari inshuti yawe papa waragira uti na papa waragira uti ngiye n'umwana ndabikora basa neza sirimutse rwose nta kibazo cye uyu mwana ntiyabonye umugabo wa Kimisagara ufite amafaranga uriya mwana ujye kutete yambara ibirenge n'uvuga ufite amafaranga kubera yaramukunze uko ari uhera uvuga ko yari afite amafaranga ahubwo se wambabariye sibyo wambabariye bwana munyamakuru mu byubahiro byawe uyu muntu ukamujyana ndamujyana namuzanye kuko ntabwo nshaka ko nese nye namuzanye papa ko simwe mwajyanye cyagiye twarajyanye muzana hano mu rugo yaragiye kumara icyumweru tunavugana uri kuruhande gato icyumweru kirana ako sundi David wowe ufite uburenganzira bwo kwirukana umuntu kwaso ntabwo nahakuzanye ariko wakubaha nk'umusaza uyu mwana ukamureka nk'umufiyanse wawe afite inda y'abandi n'iyawe rwose ndabihamya ntashidikanya uranze waranyibyariye ambyarira kuzukuru uranze waranyibyariye n'iyanjye ni ukuri rwose n'iyawe pe mbere ko mumenya nasuze yarari kumwe yabanaga n'abandi ve yaragusuraga ari umukobwa ugaragara akiri mutoya none biragaragara ko atwite ataraba hajati rwose ataraba hajati niba unyubaha ukaba unyubaha nka papa wawe emera uyu mwana azamutubyarire aguma ahangaha Soni David niba iwanyu niba umukunze kundusha wenda mwagenda mukaba hariya mu gikoni n'iyo nzu wakodeshaga niba umukunze kundusha agenda umutumwe mu bandi ukazanure nka bimwe bya kera umuco wa kera niba ababyeyi bawe bo ntacyo batwaye kuba waba ufite umukobwa wateye inda we bikubangamiraho iki niba ari ruswa baba baguhaye niba bagutumye ngende kukubaza ko njyewe natunga umwana utari uwanjye nari umwana utari uwanjye umwana gute atari uwawe kandi mwarakundanye n'abantu babizi arakundanye byagenze gute niba twarakundanye haratandukanye kwera bwawe kwera wajyaga bashiba kwera azi ko afite se umwana wanjye uki yagiye aha aho kuri bose babateye inda nibyo inkuru niyo aka nasi ibyo bikora ngoma ntabwo uteye twumvikana ibintu ni bibiri sibyo ibintu ni bibiri uyu mukobwa uramusubiza i Kigali iwabo sibyo Ega nani nk'ahari ikintu sana se mu arasubira i Kigali wabo n'intoki ariko ni ukuri hafi kabisa umwana mwemere umwana we niba imbabazi utansabye hariya ruguru uzi ko wagiye mwari mugiye gukora ubukwe utansabye imbabazi ubu ni ugiye kunsaba imbabazi wakumvishe uko bagusaba imbabazi aragusaba imbabazi wabyumvise mu bantu basaba imbabazi ntabwo ndi mu bungu mugirira imbabazi aragusaba imbabazi ukanga kumwumvira akareka nawe ndamushaka tugende wigigira aragusaba imbabazi rwose mugirira oya yigigira bro ni ukuri aragusaba imbabazi mugirira imbabazi none se reka mbabazi ako David naso no bufite mani umaze ngubwira naso no bufite mani uri kubangamira umuntu ubizi ukanagutwitiye namuze hakureba kwe niko mwana wa sigaho mugirira imbabazi niba unyubaha nka so wakubyaye ngirira imbabazi ase ko ababyeyi nta cyazo bafiteho ubundi vipi zawe bro ahubwo vie umufashije wamuhagatike nangura muherekeza uri kwa kasotike yo kugira umbe abantu nawe ubera inuzi uri kwa kasotike yo gutegera umuntu wateye wambabarira niba utanyubashye ngo babarire umwana bakunze ba Kigali 250 David nawe ariko nujya wiburira urabaza sotike wategera uwo mwabya bugiye kubyarana ntiyaza kamwakira se bavuga ngo uri iki n'iki ukabihakana nawe nakwakiriye nge se ko wambyaye waramubyaye ni kimwe nuko nabana naramubyaye kuko iyo mugiye gushakana mujya kugira ngo mube inshuti umukono buri gusubizanya na papa wawe ariko bose mwese muri abana banjye ntawe nasubiza inyuma ni ukuri ntawe nasubiza ngo vyajya reka iki kuri ufite ababyeyi bitonda papa wari kuno yitonda ese uyu mwana w'umukobwa izo renge zirihorere umujyi waratubabaje ntago ubizi wabibereye ibyaro wahira inka zawe byihorere nagenderere nimundeberamwo kabyara none nawe urashaka rero ngo Zawadi asubire i Kigali gutyo gusa nese urataza wa bakunze ba Kigali tufite nago byoroshye ndacyakomeza kujyana inkuru cyane ibijyanye n'iyi nkuru kugira ngo namwe ugende musobanukirwe kuko ndiko narama gutongana gushwana iki n'ibiki ariko tugomba kumenya buri kimwe cyose imbabazi yazigusabye kandi yabigize inshuro nyinshi hano ni kwivuka ari n'uteze ese Zawa wowe
wagerageje kujya iwanyu gusaba imbabazi igihe wahereye wirukanka kugira ngo ujye ahandi cyangwa ujye kwa Sobukwe cyangwa se uze kwa David ugende utuma abantu bagucishamo ijisho ntiwajya gusaba imbabazi iwanyu ko bavuga ngo nta mubyeyi utagira imbabazi yogere karenge mana mujya tubabaje nzi ko David nyine azamubara akareka tukabana tukabona umwana wacu none ko byanze babigende gute nyine wowe ntacyo twaye ni kubizi yafashaga umukecuru izo renge nazijyane wawe David waretse kwita umugore umugore utwite ndetse uri kumwirukana ngo ajye uri kugira ngo ageze no saa reba bimaze kuba saa 11 saa 11 uragira ngo bigende gute ujye kumucumbikira nyinde waramuhaze nyine urashaka kumuha abandi bagabo nyamara uri kwite maso waciye hano neza ukigenda neza ashobora kugira akatihura n'abasore beza manu kazamwifuza nyuma kwa data ukwe wande wanjye none se papa ubu ngubu mu rugo warubanye gute na Zawadi ndetse na mukecuru rwose uyu mwana twari tubanye neza Zawadi yafashaga umukecuru akamuzanira amazi akajya kumufasha kufira imyaka mu rutoki ni umwitonzi pe nta n'ahandi hantu ndabiko nawe utabyumva nimba papa watubwira ko Zawadi yubwirizaga akabyuka mu gitondo agakora amasuko akajya kuzana amazi akoza ibyo byombo nyine akibwiriza urumva atari umugore we mubaze babateye indase ko baca bugufi nasembere Zawadi wese ko yarameze buriya niko yarameze intambara yakoze urayizi asa nk'umukobwa mu rugo nahise ku cyo wari wamuzanye kandi wari uzi ko ufite ubukwe mu minsi iri imbere bro tureke ibintu byinshi byarangiye ubukwe bwarapfuye nta kibazo byararangiye yabonye inshuti imuhagije ngo niba yamuteye inda akamwanga akamushoza kwinshyiraho ntabwo bishoboka menya inshingano rero inshingano z'iki zo kwita ku mwana mwandese wawe na Zawadi ariko wenda ibyashiba tuwe tubiretse nahoze nkubwira mu gihe cyashize nahoze nkubwira mu gihe cyashize ndakubwira ngo hari ubwo ubona binyanditse uko nateye inda ako se gutera inda no mu gahanga bizamo iyo umuntu ateye inda biza mu gahanga ngana munyamakuru umuntu aratwite wamufashe se mukajya kwa muganga ahubwo bakaba umwanya ntawe nabona kuko ajya kunyanga ntago ibyo bintu yifatiye umwanzuro yakwanze icyatumye akwanga yaciye uko nanjye nkacu kwanje ko ntacyo bitwaye bro nawe aragira uti mwite ku mwana cyangwa mu kimwe wamwitayeho mu mwanya wanjye mushakira ahantu aba niba umugira impuhwe mwitayeho mu mwanya wanjye ase ujya kubikora wumvaga ko bizagenda gute ntihavamo nk'ibi byose hari amashu garagaza tubikora se nta kimwiza mukora mu rukundo rwanyu nta na kimwe sure nta na kimwe niyo mpamvu nanjye ndi kumwihakana Zawa ko akwihakana ko ari kuvuga ko nta kintu cyabayeho yakubwira ngo iki ngo iyo mwatwise muca bugufi nge nta guca bugufi kwawe nkeneye sibyo ubonye umugabo papa yaba yihumiwe papa ko n'uzunguza umutwe biba byanguye njwari ibyo bishatse kuvuga iki nk'uyu musore mugenzi wanyu mwamuhana mute mwamuhana amaki nasubwo nimba yanze kwari kunsuzugura ndi papa we wamubyaye uguruma ngiye navuga iki nkamwe nk'abasore bagenzi be mwamuhiye na wamuzaniye twenda twakicira twenda twe yakanzu wamugura indi myenda cyane yakanzu agifite yo nyine yakanzu ariko hari utundi twenda umukecuru agiye amufashisha ariko ngende mwifuza kuba mu rugo ntabwo nshaka ko yagenda ahubwo uyu musore mugenzi wanyu mwamuhana akakira sheri we n'inda ye amutwitiye mama we yabivuzeho iki we mama we cyangwa madamu wawe mama mweremera nk'umukazana rwose agahana uyu mwana uretse ko atabasha kumva abana b'ubu rero ariko akanga kumuve imbere kubera ko ari umuhererezi akamubwira ati mwana wanjye ko ari wewe muhererezi wanjye wakunze umwana n'inda wateye umukazana wanjye akaguma aha ngaha ko yamfashije ubwo rero nk'abasore bagenzi be mwamuha inama twumvikane mfasha umuzanire twenda twegireye yagira ute warabyibagiwe yagize ute yarabyibagiwe sone mwamurwana ni cyo se ngiye kuba ndi inyereye imanzi ari cyo bintwaye yo mwitonda ndi imanzi ndi singo ubwo se yamva mu maboko niko abari abantu najyaga bumva bagiye kwita ngorogizane sorogizane twaratandukanye ahubwo umwana uri seri kandi yakira umukunzi kuri kamera nyende singo mwabakobwa mwe uretse ko ari byo byiza
Uzi neza abanyamugi. Ako ujye wubaha umubyeyi, uyu ni papa wawe sibyo? Kumwubaha Kandi kumubwira papa ibintu wawe bibanza abakurebera kandi nawe ahazaza abazi byinshi kukurenza. Mungu wanjye nawe Mwiriwe neza. Urumva uba ugomba kumwubaha ukanamwumvira. None ibyo akubwira kuki utabyumva ubusa arakwanga urabona yakuroha. nuko atabizi neza ntago azi inzira byaciyemo niyo mpamvu atabizi ntago abizi neza. Mabuja icyo ni igiki? Ni isuka. Muno mbwira. Ndi kuganira n'abantu hano unabagira inama ukuntu byumva. Bite? Nta kirako ufite cyo guhinga ngo umuhe. Umeze neza? meze neza. Bakwita nde? Nitwa Renata. Renata. Hano nubwo wari wajya kuri televiziyo hari abantu bari kukureba. Oya ntago ndajya. Mu rugo ni he? Ni hano hirya muri iyi karitsiye. Hanyuma rero hano hari abantu bafitanye ikibazo. Uyu musore n'uyu mukobwa, uyu musore atenda no mukobwa. Ariko ari kwihakana inda. Urumva ari ubutwari? Oya, agomba gufasha umukobwa. Urabibona se urabona twite wowe kumureba? Arayifite. 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 Amuvugira n'abari umukobwa mugenzi wawe. None se uno umusore yihakanye umwana ajye abene abo bagabo babita bamwita imbwa. Ubwo bishatse kuba ko David ari iki? Yaba ari ikibwa. Oya ratasubiramo umuntu wihakanye umwana aba yitwa ikibwa. Ubwo David ni iki? Ikibwa. Utarayimuteye se ayikubeshyera icyo gihe ako se akubeshyera ubu yakubeshyera urabona uyu ari umusore wenda ushamaje cyane kujya umukobwa mwiza nk'uyu yaza kumugerekaho inda. Ufite umugabo n'umwana? Sorry. Ubu ntugiye ntuvuye guhinga nangwa ntugiye mvuye guhinga rwose. Ufite umugabo se rata? Ayani. Ako ufite sheri? Sheri ndamufite. Mufite gando kubana? Yego. We aramutse guteye ndasaga kuyakana wabigenza ute? Ese wajya kwa sobukwe wamwihambiraho wakwisubirira iwanyu wajya kwicumbikira wakora iki kugira ngo naza wadabonereho yumva inama? Ngiye kundera nabigenza. Narera umwana wanjye nta kibazo. Bivuze ngo Zawadi iwabo barabizanye bamubwiye n'aba arigendera. Amaze iminsi aba kwa sebukwe. Kwa sebukwe nawe umuhungu wamutenda musanze ati va mu rugo ntabwo ngushaka. Akora iki? Muhe inama ya nyuma ngurekure wigendera. Nasenga Imana yenyine izamufasha yirerera umwana. Arasenga Imana ari hano muri ruhurura? Ko bikomera. Wamufashe se ukamwicumbi niba wibana? Naze tugende ndimuhe. Zabango babonye umubyeyi uguha icumbi urajya kubana n'uriya cyangwa uragumana? Yakongera gusubirayo. Ase David ko duheruka usaba imbabazi uvuga ati unabantu ukabwira abantu bagusabira imbabazi ni wowe ukoze amakosa urabizi cyane cyane ko wanabyemereye. Aka kanya niki kiri gutuma umwana mwiza nk'uyu waguhaye urukundo rwe akaguha umwanya we uri kumuterana uri kumuteza abantu ku gasozi nk'uko? None se reka nkubaze waye nk'umuntu w'umusore mugenzi wanjye sibyo? Nasabye imbabazi nibyo sibyo? Yego. Hariya nyuma yo gusaba imbabazi byagenze gute? Wamusabye imbabazi narazihawe sinazihawe yabanje kukubabarira ujya usubira kwa Shiba arongera aragufata kandi Shiba ari yabyigambye ndabyibuka nge nari mari icyiza nuko byinshi mba mbizi. Urumva rero amakosa yavuye kuri wowe kuko warababariwe ariko urongera ukora ikosa. Okay, reka tworoshye ibintu nta bintu byinshi twujyamo sibyo? Niba navuze ko agomba kuva kwa vie wanje agataha iwabo yajya Kigali yajya kwangara yajya iwabo mu cyaro ntibindeba yajya kwa muteye inda ntago bindeba sibyo? Ariko ko yantaye akagenda akajya kundi mugabo sibyo? Nawe ukajya kundi nanjye nkajya kundi mugore mwarabibonye ko nabonye umushiri mwiza umwana mwiza cyane mushyashya. Ubwo se waba uharara David? Ejo ni ntuzanatwereka undi? Ubu si bwa busore baba buharara bubona umukobwa uyu munsi ejo ukabona undi gutyo gutyo. Yani ibintu ushobora kubaho ntago mparara ngewe. Ariko wamfasha kavana kigendera igwagumaha ariko ntemeye kwinjira muri kira gipangu. Ako kira gipangu se cyawe ni icyaso kandi so yavuze ko nta kibazo ibyo pa vie ongera ngo mwinjize niko pa ibyo ndakunda kumva. Umuhungu waragira uti ntashaka kongera kumubona hari mu nzu nawe ukagira uti ngewe ntacyo bintwaye ndashaka menye n'abantu badukurikiranye bamenye ngo ibintu byanyu birarangira gute. Ese umwana arumvira se cyangwa urumvira umwana? Hagati yawe n'umwana ninde uri bwumvira undi? Ese ninde uyobora undi? Sinde ufite ububasha bwo kuba yafata umwanzuro wa nyuma? Uyu mwana agomba kunyumvira. Atanyumvira ubwo ntago ari itegeko kukumvira. Ni itegeko n'inshingano kumvira ababyeyi. Akajyana na sheri we wo nguwo yakunze nanjye akamvira ahangaha. Cyakora uyu mukazana wanjye we
nzagumya mufashiriza aho azagumya asure nyirabukwe nanjye nsure naho uyu musheri we dore ngo afite nizihe mwana nanjye ntansubirire mu gipangu. yose uri kubwira papa wawe ngo ntago ari itegeko kumwumvira gute kandi ari umubyeyi wawe ubwo abantu bagira ngo n'ibya bitagambwa n'ubaho. Reka nkubwire ikintu kimwe nakubwira, arahitamo kumbura nangwa asigarana umukazana mbure nangwa tubure twese, ibintu ni bibiri. Subiramo ako kantu ngo arambura agumane umukazana we, sibyo? Ariko wari umaze iminsi udahari none yarakubuze bivuze ngo nakubiko nari ndi mu kazi bro. Akazi umusoro avanyeho n'uwe nose ngombwa nkwerekane wari uri mu kazi bwoko ki David ugiye kubeshya abantu. Oya iyo ni private life yanjye ntago ari ngombwa abantu bose bayimenye, sibyo? Papa n'abankora cyose ko umuhungu wawe agira ati uramubura n'uzana zawadi, uremera kubura umuhungu wawe kubera umukazana cyangwa uremera kubura umukazana ugumana umuhungu wawe gusa cyangwa bose urabareka? Mbese ndashaka kumva wowe n'icyo bivugaho. Icyo mbivugaho ndavuga nti niba atemeye ko bagomba kubana nk'uko bari basanzwe babana n'ubundi, reba neza mujyane nawe umvire mu gipangu ntunsubirire hariya. Bivuze ngo jewe nawe tubana se ndetse twafatanyije kucyubaka se muze hari ibintu byinshi utazi. Njye narakubyaye ndakurera ndabivuza twafatanije cyakora murasa neza hano ku mazuru urajyana na sheri wawe ntabwo twahangana cyangwa se uwundi uvuga wakunze uzi ukuntu bimeze ari ugenda ubane nawe twumvikane, ariko ntunsubirira twumvikane mukagonye kandi twumvikane. Igihe maze Kigali ntabwo twari turi kumwe n'ubuzima nari mbaye, sibyo? Ibintu nibi ntabwo wemera kunyumvira, gumana n'umukazana wawe ngubane n'umwana, sibyo? Gumana n'umukazana wawe, sibyo? N'ijambo rya nyuma nkubaza, ntabwo wemera kubana na sheri wawe ugutwitiye umwana akazambyarira umwuzukuru nkamubona. Nene se David none ubwo uhisemo kwivumbura se uramuretse nuko muzee wawe ari akoze yaba akiri muto ngo arebe ngo arahita gukosora. None se zabakonde bakomeje kwitekerezaho gutyo bimeze gute? Fasha gatoya ugiye gukurikiza hiki umugabo aragiye cyangwa se wagutenda aragiye, urakomeza uteze ibibazo uno mupapa wa uresubira wanyu ugiye gukora iki? Ufata umwanzuro nyine ubwo no gusubira mu rugo njya nza kubasura. Kujya mu rugo nkajya nza kubasura mu rugo. Se urabizi neza ko bari bukwemerera? Ndajyana na data kuko wanjye araganira na mama. Bari basanzwe baziranye nta kibazo bari bafitanye? Oya. Hanyuma ko tubona David tukomeje kwinangira ubwo gahunda ni iyihe? Uzakoze umwihomeho, uzagenda urera umwana wawe, uzamujyana mu mategeko, uzarindira umwana avuka mupimishe, bimeze gute nyine mugiye gukora iki? Zamwihorera nyine ubwo ngubwo nimbyara umwana tuzapimisha DNA ze. Ubona uzonye kwirukana nyuma David se? Oya. Ese makuru ya mama wawe ko abantu banamukumbuye cyane? Mama ameze neza nta kibazo afite. Ko atagikunze kuboneka? Abari mu mirimo. Okay, sasa rero papa ngwino hano uhagana n'umukazana wawe ngira icyo mbibariza bone nanjye mbareka nigendera. Niko pa umuhungu wawe arivumbuye aragiye. Nta n'ubushake ugize bwo kumugarura cyangwa kumwinginga. Aho ni waba wariyakiriye kumwavuga ngo nta rugo rubura? Ntako nta mwinginze nk'abasore bagenzi be nageze kubabwira nti mu muhi inama wenda namwe yabashishurije ntiyagira icyo abasubiza. None rero niba agiye nagende, uyu mukobwa ndamushyira mwana wanjye musaba imbabazi mubwire ko umuhungu wanjye yambereye ikirumbo, ko naramuka yenda yibajije akaza kansaba imbabazi naza nkamucyura akagaruka mu rugo. Ariko mu gihe uwo muhungu nimugerayo se nimugerayo bakabyanga, nyine ndashaka twibande cyane kuri umwana w'umukobwa uko aranababaje cyane. Ntabwo wa mwana wanjye yabyanga. Ndavuga nimugera kwa mama uyu niwe ba mwana wanjye ntabwo yabyanga. Kandi nundi
byarateje ikibazo bakanamurakara cyane cyane ko banavuga ati ubyaranye n'agatipe k'amafuti ibintu nk'ibyo. ubwo rero nababwira nti umukobwa wanyu nagumye kwihangana ntegereje umuhungu wanjye none naramubuze mwe mumwakira aba bafashe imirimo naboneka nzaza kumutora n'ubundi mugarure mu rugo niwo mwanzuro nabona. Ubwo niba mwanze se ubyira wamugarura hano ubwo na ejo nimuramuka mubyitse mukajya Kigali kumusaba imbabazi mu rugo bakamwanguzanya mugarure hano namugarura akabana n'umukecuru akabaho mu rugo yabyara uwo mwana mukazamwitaho akatubera umwana tukamurera akazakura kandi nawe tukamwitaho nta kibazo yagira cyangwa se yahura nacyo. Ese ubundi papa nubwo kuri nahuye nawe ako nabugize twibwira ngo tumenye n'amazina y'abantu yazi ko uri papa David ariko wabibaza ese uriya musaza ubundi yitwa nde usanzwe akora iki? Ubundi ngewe nitwa Uwitonze Jeremy nkaba nkora akazi k'igifundi. Urubaka? Ndubaka, ndi umwubatsi niko kazi kanshajishije nuko nsigaye mfite intege nkeya birumvikana nkaba ziri kugenda zicika mbese ubwo ariko ku izina ubwo nitwa umufundi muri makeya niko kazi kanjye. Zawadi ibintu muzavuze yaravuze ati mu gitondo arafata umwanya mugiye gutega musubira i Kigali ajye kugusabira imbabazi ajye kugana ba mwana biwe barebe ko bakubabarira niba ramuka batakubabariye uzongera garuka hano zareba ubundi buryo ubuhe uzakuramo umwana se uzakuramo inda ko ibyo bintu bitemewe banabihanira na leta y'igihugu cyacu itabyemera. oya ntabwo nakuramo umwana kuko nta mpamvu nimwe yatuma nkuramo umwana wanjye. Okay. Nta kibazo rero ubwo wenda ibindi nabyo bazagenda babimenya abakunzi ba Kigali 250 ubwo icyo nabasezeranye nuko bazagera gute nuko bazagenda bamenya buri kimwe cyose. Mwisemo nigendera se papa mise mwigendera ariko Zawadi yari isanzwe asigataha yo uko abyishakiye. Ukurira ngomba kwisanzura kuko ni kwa se ukwe. Nagira uko nta kibazo ariko rero Zawadi ikintu nagiye mbona arashyigikiwe cyane biriya bintu ubundi akenshi ntabwo biba bikunze kubaho aho ushobora kubyarana n'umuhungu ugasanga iwabo w'umuhungu bakwiyumvamo bingana kuriya ahenshi usanga ngo nabo bafatiye mbere mu kukwamagana banakubwira nabi bavuga ati rika umuhungu wacu wapi akubyara dutunguye cyane kubona ko Zawadi yishimiwe cyane n'ababyeyi ba David. Reka turi uko bizarangira ese ejo nimba bazasubira i Kigali kujya kwa Zawadi bizagenda gute nzabasura nzapimiranya ku masaha n'umugoroba nzajye kureba nimba koko baragezeyo ndebe nimba Zawadi yarabashije kuguma mu rugo cyangwa se yaragarutse kwa sebo ku byose rero ni kuri Kigali 250 ndagushimira wowe kandi subscribe kandi nawe utarayikanduye kandi kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nyita nkore neza bandebereho cyangwa se Smart Boy Mr Kavuyo cyangwa se Souvenir yose nayanjye kandi kubona Valence kuri kamera katubana mu biganiro bitaha bye bye.